ndabona ikiganza mama, ndabona ikiganza yego mwebwe, ndabona ikiganza kigiye gukosora ibintu muri iyo nda yawe, ndabona ikiganza kigiye kuguhesha ibyawe ukuze, ndabona ikiganza kizanye indishyi z'akababaro, ndabona ikiganza kije guca agasuzuguro kuri uriya muntu umaze iminsi ukwivugaho, ndabona ikiganza kije kuguhesha ibyawe wariganijwe, ikiganza cyaje n'abaruvuga ngo amina. Iyo mpaba Dawidi yarazanye igihanga, ariko mwene Karisi iyo mpaba nari kugenda n'igihimba nkakizana nkagikoreraho ubufenda, uburyo yatuzengereje barakizamukana. Abagore batari kuzi ko ari wewe bati reka Dawidi yigize hino, bati shada we uzi ko ari Goliyati wana, uzi ko ari we. Dawidi ati namwishe, iki ni ikimenyetso. Maze Dawidi ngo agikubita intsinzi hariya, abagore bahita bipanga ku murongo, nta repetisiyo byagombeye, nshyiriramo umuziki sha, nta dirijante, nta bintu by'amagambo menshi. Ni ukuvuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu, kandi ari umuntu umwe. Iki kiganza nigikora ikintu kimwe bizabarwa mu nzovu. None byarabaye nabaye umuntu ukaze. Mama mwujurishije inzu nziza konoshi ifite amatuwarete mu nzu n'ibikoni byo mu nzu. None byazina nyirabagenzi ndimo ndigendera amahanga, ibihugu n'intara n'imijyi n'ibyaro byose. Imana ingirira neza wa mugabo. Sasa ngiye kubona mbona araje avuye mu bihugu byinshi, araza ati dukora ubukwe. Ndirekore ni gute se? Ati nurambeshye. Ntige mbona umbeshye. Mpamvu navugaga gutyo narijijisha. Burya nta mukobwa utijijisha niwe waba ufite amabenga, uriyaranje ukabenga kandi ubizi ko uri mubi. Amumigayo urabizi ko ufite amabenga, urabizi ko ufite amabere angana n'akadobo kawe, urabizi ko ufite taye nk'izi modoka z'Abashinwa, ariko umusore arakurambagiza ukijijisha. Nzagusubiza ngiye kubyiga. Urabyigaho, ufite ishuri ujya kubyigaho, ufite laboratoire ujya kubipimamo. Emera fatiraho. Nanjye narebaga uyu mugabo ukuntu aje asa, yambaye narishifanye mu maso, mpima ibiro 41, nakanura ukagira ngo ndebe imirari, kandi ni ukuri pe sindebe imirari mu bagore 5 bakanura neza nzaba. Imyate nari mfite ni byiza. Ati gahunda n'ubukwe hewe nimuretse mbyigeho. Ibaze ko twakoresheje invitation nkazimarana iminsi 3 mu nzu, naratinye gutumira ngo atongera akagenda. Ihungabana siki. Ibaze ko twanakoze ubukwe nyuma y'iminsi 4 nkibagirwa ko nakoze mariage, nkabyuka mu gitondo nkakaraba ngataha ngasubira kwa mama kubera guhungabana. Ngeze hafi yo mu rugo bati subiraho wa nkunguzi we, ntabwo nusubira wabo bataramucisha mu irembo. Mpita nibuka ko nakoze mariage. Gutinda mu kigerageza, ndaje ngusengera isengesho rigukura.
ndaje nguhesha ibyawe kuko Imana yagize umuhesha. Twakoze ubukwe abavuze ko atazanjyana bahindura amagambo mu bukwe nibo babazaga bati muranywa sitoro cyangwa ni orange, bati orange. Hajya mbareba uburyo barimo banywa amavana hashobora gukora mugira umutsi kwera we muri kunywa fanta nakoze ubukwe n'amagambo najya kubona nkabona amakorasi bari kuhabyina ngo yawe cyakoze arona bwene mbabarira gucana mbabarira wisakoze yanyiciye ubukumu yaransebeje kwa data. Yasanze umugabo wanjye mu cyumweru nzakora ubukwe ati ni gihora umurwaza ku maternity akuyemo indeshano. Umugabo wanjye ati Imana ishimwe ndumva afite ibimenyetso byo kubyara ntibizangura. Aho ikiganza cy'Imana cyageze ntabwo ubukwe babwica ngo bupfe. Ndashaka kuvuga kuri iki kiganza. Iyo umuntu yanyiciye uko arangije aza kuntamba imbere anyanduriza ikanzu y'umweru n'agatimba ngo yari yarabikubwe nicara twubahane ntakubwira nabi ndi umugeni. Marene ati rero gerageza ugabanye ibintu by'amahane ni Marene ndi mu Rwanda bimbesha bambeshe kera bagatimba nakagezamo. Numvaga nahereza n'umugabo ururabyo ngo njye kwihaniza abantu n'amafoto yanjye y'uko sinjya nyerekana kuko nari nsiritse. Ntazamujyana ntabwo muberanye ntiyagutwara ntabwo bihura uri umukene afite amafaranga. Imana agombaga kumbuza n'umunyamafaranga ngo njye nshire inzara. Kandi ikintu nakoze nkigerayo nabanje kurya icyitwa amafaranga. Ese muragira ngo mbabeshe ndo murokore? Nkigera kwa niryo Mugabe Jean Paul nari icyitwa amafaranga. Naryaga mbere ya saa sita, saa ine, saa sita, saa cyenda na nijoro. Nido ikivuguto ishushu na urute nkamwera rimwe. Yewe nzararera nishowe. Yewe gatowe. Ariko nawe akabibona ko mfite inzara yo mu magufa. Nawe akabibona z'ubwenge. Akabijya ambwira ati banza unywa agasupu kugira ngo bitanyica. Ntabwo mfante nashyira ku munwa nkashaka gukuraho ishize ati barumviriza banywa gake. Inzara ishiramo murabona ko ntayo pe. Ntabwo wagira inzara ngo ubu biri icyunzwe kimeze gutya. Ntabwo ari icyunzwe cy'inzara ni inshyushyu. Maze mama represent uburyo ari kungaburira byo none kumfashwe nk'icyana cy'ingagi ndagenda umurozi abonye nshatse nubwo nshakanye ntuzabyara sinzabyara mvuye kwa Kalisa namba agatimba. Urashaka kuvuga ko insohoyeyo ikiganza kinsohoyeyo kizanyima umwana njyana gatatu. Nari ndimo nkora n'inama nijoro n'umugabo uburyo tugomba kwiranza tukabyara n'akakane. Inama iraza kwanzura mu kanya. Sinzabyara ubuse ko namubyara. Sinzashaka ngo nidukwiranye ntifigira ubuse ko yashatse. Mugabanya amagambo mu gihe umuntu yibere mu kigeragezo. Ejo nzababwira ubwoko bw'amasengesho nasenze.
reka ngarukiriza aha kuko ndashaka kuza gusengera abantu mu kanya. Muhumure murataha neza. Zaburi ya 89 wa murongo wa 22 twasoma uryoshye cyane. Mbonye Dawidi umugaragu wacu musiza amavuta yanjye yera, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Ndashaka kuvuga ku kiganza. Sa nugabanyaho gakeya, mikoro iri kurangira. Iki kiganza aho iki kiganza kima, ndashaka kuvuga ibyo kigiye gukora ku buzima bwawe. Uyu Dawidi afite uburyo yavutse nk'abandi. Umuhango w'Abayuda wanzuraga ko umwana w'umuhererezi ari ujya kuragira intama, ajya mu ishyamba kuragira intama. Ageze mu ishyamba, iki kiganza ndashaka kukubwira aho cyatangiriye. Gitangira kumufasha kwica idubu n'intare. Amena. Intare, idubu byafata intama, agafata intare agashwanyuza, nta muntu ureba, nta muntu umuterera haleluya, nta muntu umubwira ati Dawidi kora mu ntoki, nta muntu umubwira ati, ku buryo n'uwo yari kubibwira ntiyari kwemera. Ariko iki kiganza gikoraho batareba naho bareba. Iki kiganza ndashaka kuvuga kuri iki kiganza kuko ndi kubona ikiganza kigiye kubanza gukosora imibiri yanyu yamugajwe n'abantu, yamugajwe n'indwara. Uyu munsi hari gukira cyane indwara nyinshi. Iki kiganza ndi kukibona mu buryo tera haleluya. Idubu ryaza ni inyamaswa ikaze cyane, kandi hano harimo abagabo batakwica n'urukwavu. Avuga ati ndatanga sengisa barumbagire, tujya twemera simbapfobeshe. Hano hari umugabo wahe ikizamini ngo abage inkoko, akakubwira ati ndagatsindwa pe, ibikira amara mu byaha bimfasha. Ariko ndebera ka Dawidi, Uwiteka yareberaga hano akavuga tumva ikiganza cyanjye aho ababyeyi batari, aho inshuti zitari, aho umuntu atagera, ikiganza cyanjye kirahari. Iki kiganza nje kukubwira umukwabu iki kiganza kigiye gukora wibereye aha. Iki kiganza hari ibintu kigiye gutembagaza wibereye aha. Ikiganza ndi kukibona, geraga narose ndi kubwiriza afite n'inzozi. Amen. Ngo igihe kiragera Imana ibonye uburyo Dawidi ari gukora, avuga iti nkurikije uburyo namusapotinze batareba, ndashaka kumujyana kuri tera. Wikwihuta kujya kwigaragaza, ikiganza cy'Imana kigiye kukujyana kugaragara. Wikwirirwa utumutwe, wikwirirwa wishakira inzira. Ni Imana yambwiye ko ikiganza cyayo kije kugushakira inzira, kije kukuta. Mushaka injyana ijyanye n'ukuntu naramutse. Mujye mwerekwa nimucuranga. Naje mu iteraniro, igiterane ndimo nkorana n'abacuranzi bagira iyerekwa, bafite amavuta yo gucuranga. Urumva bafite ikintu cyitwa injyana ijyanye n'umwuka wera. Mbega mujye mwerekwa. Ibintu nakunda ni ibigenda gake. Nze mbabwira uburyo ikiganza cya papa wawe kitaguhaye ariko icy'Imana kije kuguha. Ikiganza cy'Imana cyaje
iki kiganza kiragenda cyambura ubushobozi bakuru ba Dawidi bwo kunesha Goliyati. Mubanze mujya mu myobo, bihisha mu myobo, baratsindwa pe. Goliyati arabasuzugura, aravuga ati mbasuzuguranye n'Imana yanyu. Dawidi amenya ko hari umugabo w'Igati witwa Goliyati w'indisipurine wasuzugura abantu b'Imana. Aravuga ati uko biri kose ndi kumva ikiganza kinsunika kimvana mu ishyamba, ndi kumva ikiganza kinsunika kinjyana kuri tere, ndi kumva ikiganza kinsunika kinjyana gukora ibintu bizandikwa, kuko ibindi kubikorera mu ishyamba nta kamera igera mu ishyamba. Ndi kumva ikiganza kinsunika, aracyumvira, yikorera ibiryo ajya kuri tere. Ahageze asanga bene se bari mu mwobo. Abatumbasha kumva amagambo y'abantu baba mu mwobo bagira amatiku. Abantu baba mu mwobo bagira amatiku we. Batumbasha subira mu butamadamo bwaso, turakuzi vuzi byawe. Goliyati atumereye nabi, turenda gupfa, twese twagiye mu myobo, bakuru bacu barapfuye, abagore benshi bahindutse abapfakazi kubera Goliyati, abana b'abahungu bahasize ubuzima. Reka kuza kwirega aho ngaho n'ivuzi ryawe, subira mu butamatama bwaso, subira mu ishyamba. Dawidi ati hoya, ndi kumva ikiganza, mugabo w'amagambo, ikiganza cyaje cyahageze, ikiganza ndi kumva ikiganza, mutere haleluya. Arangije Dawidi ashyiramo akantu ko kwiyemera nkunda. Aravuga ati nica idubu nta wari uhari, nica intare nta muntu wari uhari. Ibintu byo kwirirwa nkora ibintu bidafite sapoti no. Arabanza ajya gukora akazi ko kuneka, abaza agahungu kitwa Abuneri. Nta sosiyete itagira umunyamagambo uzaperereza, nta korali itamugira, nta komite itamugira, nta komite y'abadiyakoni ibura umunyamagambo, nta kabiti ibura umunyamagambo, nta shuri ritabura umunyamagambo. Ahantu hose haba radiyo runwa. Harimo agahungu gafite umunwa wakananiye kitwa Abuneri. Dawidi aramubaza ati mubasesha ko mbona mwakubiswe abene wacu bihishe mu myobo, kandi nkaba numva ikiganza kiri bwice Umufilisitiya. Bavuze ko umuntu uzamuhura bazamuhembeke. Harimo akantu haba harimo akantu, ibintu byo gukora nta kantu rero mu minsi mike biraza guhinduka. Aka kantu ni Dawidi wakadukanye. Abuneri ati akantu karimo biti, harimo tubiri. Harimo kuba umuyobozi w'igihugu, hakaba harimo gushyingirwa umukobwa w'umwami Sawuli. Sawuli rero arafite ibikobwa byiza nkanjye, biteye neza nkanjye. Okay, Dawidi ahita ajya kubonana na Sawuli. Ageze kwa Sawuli, turabakiriye tubakomera mu mashyi. Ageze kwa Sawuli ati muraho nyakubahwa Sawuli, ubu namenye ko Umufilisitiya
witwa Goliyati yambuye abantu ijambo. Abana benshi yabagize imfubyi, abagore benshi yabahinduye abapfakazi, abantu bose bageze mu myobo. Goliyati ubona ufite ijambo ariyamira, kandi ndamubonye hariya hakurya n'ingabo ze, kandi ndikumva muri jye hari ikiganza cyampaye imbaraga zo kwica Goliyati. None nyakubahwa, ko numva ndi mu mavuta yo kwica Goliyati, umuntu uzamwica azagororerwa iki? Sawuli abetinga umukobwa we n'igihugu. Mu bagabo tuziranye ba feki na Sawuli arimo. Niwe mugabo wemeye ibintu ntiyabikora kandi ari umuyobozi. Ariko Uwiteka birangira bimwambuye ku ngufu, kuko akenyuruza abama akadukenyeza. Ntabwo ibintu byacu bizahera muri bariya bantu. Azemera akoreshe n'imbaraga ze babizane, azakoresha ikiganza kibizane ku ngufu. Ndaryumvise iryo jambo. Arangije ati banza ufate imyenda hano wambare. Mwana w'umungu akubisamo sitire zo kwa Sawuli, asanga nizo kwa Sawuli. Erega nimureke sitire z'abandi, mwikwigana sitire z'abandi, mwihangane dukomeze twisengere, twiyambarire nk'abarokore, dukomeze twuzure umwuka wera, mwivanga Bikira Mariya na Yezu na Muhamedi, muhitemo kimwe, muve mu rungabangabo, mwemere ikintu kimwe. Hari sitire zitari izacu rwose. Arangije ati akiriye imyenda sindi buyambare. Dawidi yikoza hakurya hariya ku kagezi, afata amabuye 5 ku ijambo ry'ikiganza. Hano Bibiliya yavuze ngo ikiganza cyanjye kizamubaho. Afata amabuye 5, amabuye 5 ayazanye ayashyira mu mvumba, afata umuhumetso. Ikiganza cy'Imana kigiye gukorera mu kantu gato. Kigiterane muraje murebe ibintu bigiye kuvumbukamo. Ntabwo bigombera gukurikiza ikindi giterane cya kabiri. Cya kabiri kuzaba ari ugushima, kuzaba ari ukuronshinga, kuzaba ari ukwerekanwamo, kuzaba ari ugukoresherezamo amakwe ndimo mbona hano. Dawidi aratambuka ajya kuri tere, agenda agaragaza umuhumetso, ntiyagaragaza ibuye n'imvumba. Kintu gitumye utsindwa muri iyi minsi, werekanye imvumba n'amabuye, wagombaga kubanza kwerekana umuhumetso. Izitere ntibisaba kwerekana yo wasenze n'amasezerano ufite. Oya, bishaka kubanza kugaragaza uriwe nimbukijijwe cyangwa ubeshya. Dawidi ajya kuri tere, agenda azunguza. Abantu babona ko kana gashobora kuba kacanganyukiwe, ariko ndashaka kuvuga ikiganza cyari kihishe mu ibuye n'umuhumetso. Ikibazo si imyaka umaze udashaka, ahubwo hari ikiganza kije kubikora ukiyuburura bakagira ngo ufite imyaka mike. Ikibazo si imyaka umaze udakora, ahubwo hari ikiganza kije kuyatubura ugakiruza amezi make. Hari ikiganza. Ikibazo si dogiteri wavuze ko utazabyara ngo trompe zifite ibibazo. Oya, hari ikiganza cyakubyaza na trompe zizibye. Hari ikiganza kibishoboye. Ikiganza, hari ikiganza. Hari ikiganza. Kibazo si umugabo ugusaza ugutesha umutwe. Hari ikiganza kije kumuhindura nk'umupadiri, akajya avuga nk'usoma misa, agataha kare nk'inkoko. Ikibazo si umugore wamugutwaye, hari ikiganza kigiye kumukurayo. Hari ikiganza. Ikibazo si umwana ubona amanota make. Ndabona ikiganza kije gukora mu mutwe akabona amanota meza.
ndabona ikiganza, ndabona ikiganza mama, ndabona ikiganza yego mwebwe, ndabona ikiganza kigiye gukosora ibintu muri iyo nda yawe. Ndabona ikiganza kigiye kuguhesha ibyawe ukuze. Ndabona ikiganza kizanye indishyi z'akababaro. Ndabona ikiganza kije guca agasuzuguro kuri uriya muntu umaze iminsi ukwivugaho. Ndabona ikiganza kije kuguhesha ibyawe wariganijwe. Ikiganza cyaje n'abaruvuga ngo amina. Dawidi azunguza umuhumetso, hakurya hariya Abafilisitiya na Goliyati bati Abisiraheli bacanganyukiwe, aka ni agakibohereje ku rugamba, kara ni akana, ni akagabo kazingamye, ikiriya kintu se gafite kigira gutya ni igiki? Naho ikiganza cyaje 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 iwawe cyaje, mu kazi cyaje, mu bana cyaje. Kosharebo kutaka Goliyati akajya yigira imbere, kuko ubu tugiye kubakuruza iki kiganza tubiyegereze. Ntabwo bigombera ibuye rya kabiri kuri uyu muntu wakuzengereje. Haje ikiganza kigiye kubahondanya twicariye aho. Oya, ntabwo bigombera inama iri buterane y'abayobozi bawe. Hari ikiganza kigiye kubikora inama idateranye. Ntabwo bigombera seve yawe ngo udepoze. Hari ikiganza kigiye kuguha akazi utadepoje. Ndi kubibona, ibi mvuga biri gukoreka mbibona. Ntabwo bigombera gusubira kwa muganga. Hari ikiganza kije kugukiza ugasubira muri kontrole kugira ngo umuganga yemere ko hari ikiganza. Uko azunguza Umufilisitiya yigira imbere ngo arebe ibyo barimo. Abantu bari kubona umuhumetso ariko nta makuru y'imvumba n'amabuye. Abantu bari kubona dusohoka mu giterane twinjira ariko nta makuru bafite y'Imana iri kuhatubwirira. Nta makuru. Ngo Goliyati yigiye imbere akuramo ingofero ngo arebe neza ko ibyo arimo abona ari ukuri. Akuramo ingofero ariko n'umujinga kwere. Akuyemo ingofero. Dawidi ati sinakora ikosa ryo kukwica ntaguteye ubwoba. Sinakora ikosa ryo kukwica ntaguhaye isezerano. Sinakora ikosa ryo kukwica abantu bakugose ntabatangarije ko bari babimenye. Arangije aravuga ati wanteye icumu n'uducumu. Bibiri ivuga mu magambo make, wakoresheje uko ushoboye wica abantu, usuzugura bene wacu, wapfakaje bene wacu, abagore barapfakara, abana b'abahungu babimfubye, abandi bari bagiye gushirira ku rugamba. None jewe ndakwica uyu munsi, ntabwo ari ejo. Uyu munsi niko Bibiri ivuga, ndakwica. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nguciye igihanga. Cya gatatu, nkubagira inyamaswa zose zo mu ishyamba. Ibi bintu birakorwa, ibi bikorwa bifite support. Icya mbere ni ikiganza. Icya kabiri, kugira ngo bimenyekane ko wishwe n'Imana ya Isiraheli wasuzuguye, wishwe n'Imana yahaye abantu ibiryo, ugiye kwicwa n'Imana iyambukije Abisiraheli inyanja itukura. Imana yahaye urugo amariyonari bararufashe. Imana itubeshejeho, ivuga bikora, yategeka bigakomera, igiye guhangana nabo. Iki kiganza kiki, iki kiganza, iki kiganza kiganza
ingofero Dawidi ahita akabakaba mu mvumba ashyira ibuye mu muhumetso arazunguza. Uwiteka ati rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntibirirwa bashora amafaranga menshi. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntibazunguza kenshi. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntabwo batanga ruswa, akazi k'ubuntu karaza. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyahageze ntabwo bigombera gutereka amaso kugira ngo shera atangaze itariki y'ubukwe. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntabwo bigombera ngo umugabo umwiteshere, niyo wamwita ntuza we bucyazana umushahara. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje umuntu ava kuri moto akicara ku kiganza. Iyo cyaje ntabwo bigombera kujya muri onapu Uwiteka ashyiramo imiyaga. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyahageze umuntu bamuhamagara bamwubashe muri karitsiye bikamenyekana. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyahageze nta bintu byo kwirirwa uvuga amashuri y'ubwoko bwose wize, akazi bakaguha warangiye baguhemba mbere y'umushahara. Ngo arangije amukubita ibuye mutwara w'umena. Aha hantu ndahatinda kuko pozisiyo Dawidi yateyemo niyo nshaka ko duteramo. Ntabwo yakoresheje pozisiyo ituma ibuye ritunguka ngo rigume ku butaka bw'abagome. Yakoresheje pozisiyo yo kumutera ibuye agapfa ari muri gisemo. Iki kintu ntabwo mucyumvise. Ubundi aya mabuye mwicishije abafilisitiya bakasigarana niyo barimo babavunisha. Iki kintu muracyumva se cyangwa nzakivuga iwacu mu Rwanda? Iki kinyarwanda kirakomeye. Ubundi muzize aya mabuye mwicishije ibisa na Goliyati ariko bakayasigarana niyo babahindukiranye. Uzize aya magambo wababwiye niyo baguhindukiranye bagucyurira. Pozisiyo ni ukumwica ibuye rikarigitamo. Impamvu yo kurigita mu mutwe ni iki? Dawidi yaravuze ngo ndamwishe, n'urugo mwishe kuzajya kubwira Abisirayeli ko yapfuye nta kimenyetso. Abakora ndabazi bakunda ibimenyetso. Kujya gutangaza urupfu rw'uko yapfuye nta kimenyetso, ntawe uzemera ko yapfuye. Birasaba ikimenyetso. Abakora dukunda ibimenyetso, cyane cyane abagore. Arasimbuka yikoza ku butaka bw'Igati, arabanza afata inkota Goliyati yitwazaga iri ku itako rye. Isobanuye ijambo ry'Imana, ubwoko bw'Imana bwari bwaranyazwe. Ayikura mu rwubati rwe, afata igihanga aragicegeta kuko niho ibuye ryari riri. Kuko iri buye baba barikiniraho shahu, baba baryishyuza amafaranga menshi, umuntu ajya kurisura akishyuza, nta mpamvu yo kugira ngo arisige. Acegeta igihanga ajomba mu mutwe. Arangije ntiyigeze aca igihanga amasikoti ye agihari, ntiyigeze aca igihanga abafilisitiya bagihari. Ibuye rimwe gusa ryatumye intambara inesheka. Intumbi ya Goliyati gusa yatumye abantu bose bahunga, intambara ishira mu gihugu. Ubu ndashaka ko turasa mu cyiciro perezida w'abarozi bakugendaho. Niwe ndi gushakisha network ubihagarariye kuri iyo gikota yabo. Aho niho ngiye kohereza ikiganza. Ahita atungukana igihanga n'inkota mu Isiraheli. Ariko jewe ntabwo bari kunkira. Dawidi aca bugufi. Nari kuzamukana amagambo y'incyuro we, nkahera kuri bamwe bari mu myobo bambwiye amagambo ntimwoka kubitwa n'imbaraga z'Imana. Simwije, simurangije, hagira kongera. Je yaba ari je wabikoze ntabwo bari konkira, ariko nari kubashota imigeri n'uburyo banyahagisha. Dawidi no murokore. Igihanga bakizamukana ikitunze ku nkota. Arakizamukana abagore bakireba. Burya nushaka ko inkuru yihuta ugiye umugore. Ku nkuru turaroze turyoshye inkuru. Niyo mpamvu Imana twifashisha abagabo bibereye kuri kompiyuta. Arakizamukana
abagore bati niwe, atuzi ko ari wowe, ati na bwa bwanwa bwe zuruye, atuzi ko ari wagira ngo nijya kubyaye ufite ibicece rwose iwanyu haba inshyushyu ndabibonye. Kavugishe neza nze nkwereka uburyo dukora uyu murimo w'Imana tukareba ko bizavamo. Abagore baba barakibonye, yababa iyo mpaba we nari kwambuka n'igihimba nkakizana. Iyo mpaba Dawidi yarazanye igihanga, ariko mwene Karisi iyo mpaba nari kugenda n'igihimba nkakizana nkagikoreraho ubufenda. Uburyo yatuzengereje barakizamukana. Abagore batari kuzi ko ari wowe batireka Dawidi yigize hino, bati sha Dawe uzi ko ari Goliyati wana, uzi ko ari we. Dawidi ati namwishe, iki ni ikimenyetso. Maze Dawidi ngo agikubita intsinzi hariya. Abagore bahita bipanga ku murongo, nta repetisiyo byagombeye, nshiriramo umuziki sha, nta dirijante, nta bintu by'amagambo menshi. Ni ukuvuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu, kandi ari umuntu umwe. Iki kiganza nigikora ikintu kimwe bizabarwa mu nzovu. Ngo baripanga, nta kintu cyitwa dirijante, nta repetisiyo yabaye, batangira kuririmba, izina rya Dawidi rirazamuka. Ikiganza cy'Imana gikora ibintu biko bikomeye sha. Barangije barawukata bararirimba barabya. Ariko mwacuranze izo nanga nizi wanyu. Ikiganza cy'Imana ikiganza mana kigiye gukora iki. Ikiganza iki kiganza kigeze iwawe. Maze iminsi ufite agahinda utagira umuntu usobanurira. Iki kiganza kije gukosora kiriya kibazo, kandi umubiri wawe wakiriye kuba muzima. Amarira warize Imana ivuga ngo nta yandi yakuzanye ngo ikubwire ngo ije kurabosha kutakeye kuguhoza hayo warize, kandi umuntu wagufashe ijambo arishyize hasi, kuko Imana igutabaye bitunguranye ku kwezi kutarashira. Ugiye guseka niko Imana ivuga. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Eko shantoka Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe. Mana irambwiye ngo wa mugisha warose birasohoye, inzozi warose niyerekwa wagize ntabwo ari inzozi. Imana ije kuzisohoza za nzozi, kandi irazisohoje abantu barabimenye. Payasaya perebosha. Mana kugize umugore w'umukire, ijambo bafashe bararirakuye. Akira ubuzima, akira ibigutungira abana, akira amahirwe. Takosha tetekerebo amashe komera Imana amashyi menshi. Takosha koneza Uwiteka. Imana ivuganye nawe.
akira akazi k'umugisha kandi karihuse. Imana ikuye